bagera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. yagiwe n'umushumba mwiza uhoraho ntacyo nzabura hanyemera mu rwuri rutoshye hashora ku iriba ry'amazi y'urusaro akankomeza umutima hanyobora inzira y'ubutungane kububeyera izina rye ndagiwe n'umushumba mwiza uhoraho ntacyo nzabura naho nanyura mu mukoki ucuza umwijima ntacyaha nkura umutima iyo ndi iruhande inkoni yawe n'iy'ishyimbo biyintera ubugabo ndagiwe n'umushumba mwiza uhoraho ntacyo nzabura. uko imara yahagira ishaka amazi afutse niko nanjye ngushakashaka kuko ngufitiye inyota niko nanjye ngushakashaka kuko ngufitiye inyota. Nyagasani Imana yacu, Imana yuzuye impuhwe, yuzuye ububasha, yuzuye ubushobozi, yuzuye icyubahiro n'ikuzo, tuye mu gihugu cyo mu ijuru hamwe hatagira umwanda, ntihaba abarozi, ntihaba abagume, nta bagambanyi bahari, mwami nta rukozasoni ruhabarirwa, nta biterashozi bihaba ndetse nta n'ibitera isesemi biba aho ngaho. Aho muri haratuje, aho muri hari umutekano, hari amahoro, hari ituze ndetse hari n'umunezero. Niyo mpamvu mukunzi mwiza iteka ryose muraharinda kugira ngo hatagira na kimwe kihatera umunuko kikaza kigakora cyangwa se kikazana ibitari bihasanzwe. uzi aho turi kuri iyi si y'umwijima, isi yanduye, isi y'akaga, isi y'agahinda n'umubabaro, isi yuzuye ubugome bwinshi ndetse n'ubugambanyi, yuzuye ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi bw'amoko yose. Niyo mpamvu uyu mwanya papa turatabaza ijuru kugira ngo rimanukire kuturinda no kuturengera, twebwe bakwemeye, twebwe abemeye gutura ibyacu, tukemera guhara byose kubera izina ryawe. Turishyira muri asiranse yawe, turishyira mu bwishingizi bwawe kugira ngo turwanire kandi turwaneho. Dutabare, dore umwanzi akajije umurego. Umwanzi ntahuga kandi afite uburyo bwinshi. Uzi ko umwanzi afite amayeri, afite imbaraga ndetse afite n'ubwenge buruta ubwacu.
umwami uzi ko yahagurukiye kuturwanya kandi afite ingabo ziturwanya, nubwo izo dufite ziruta izabo zikanazisha imbaraga. Niyo mpamvu tutagira ubwoba, ko tuzi ko utuyoboye n'uduhagarikiye arakomeye kurusha ingabo z'umwijima. Niyo mpamvu nta bwoba dufite, nta n'isoni biduteye. Niba tubaza ngo ese uwo twemeye ninde? Mwami, uwo twemera n'uhoraho, umuremyi n'umutegetsi wa byose. Twemera umugenga wacu, twemera Imana Data waremye ijuru n'isi, twemera n'umwana wawe w'ikinege, twemera na Roho Mutagatifu ndetse n'umubyeyi wacu Bikira Mariya utasamanywe icyaha. Uko niko kwemera kwacu gushingiyeho, tutibagiye ko twemera Kiliziya imwe itunganye ikomoka ku ntumwa, tukemera Roho Mutagatifu, tukemera kandi batisimu imwe ikiza ibyaha, tukemera n'izuka ry'abapfuye no kugaruka umwami wacu aje guca imanza. Ibyo turabyemera kandi turabihamya. Aho niho kwemera kwacu gushingiye, niho kwemera kwacu guhagaze, niho imbaraga zacu twitwaje ziri. Mwami mwiza rero, ko tuzi ko twizeye twiringiye afite imbaraga ziruta iz'isi y'umwijima cyangwa ziho turwanya, nta kidutera ubwoba. Ntaho nanyura mu mukoki z'umwijima, ntacyaha nkura umutima. Iyo ndi iruhande inkoni yawe n'ishyimbo biyintera ubugabo. Kristina mwana wanjye, uraho? Ese urakomeye? Ufite imbaraga se? Numva nifuza ko tuganira, kandi ibyo nifuza ko tuganira biragusaba kumpa umwanya, biragusaba kuntega amatwi, kugira ngo ntagire na rimwe rigucika. Utarigejeje kubo rireba. Uranyemerera se? Urumva ufite imbaraga? Waje gutyo ko nzi ko umaze iminsi uri ku murimo utoroshye, uri ku rugamba rutoroshye, uri ku ikamba ritoroshye, uri ku kazi k'ingufu ndetse imibabaro itoroshye. Mwana wanjye, urumva uri bubishobore? Papa, biriya byose ndagushimiye kuko wanshoboje, ndagushimira kuko niyumva bitewe n'ubundi nuko ari wowe ukomeza kumpa imbaraga, ndabishobora kandi ndabikwemereye. Ndabishobora rwose, kuko mpora mbikubwira, nta na kimwe wabura ukinsabye. Nonese icyo wabura ni igiki? Ubushobozi buzima ndabufite kandi bafite ingufu rwose. Papa, ndabikwemereye, akuvuga ushaka kwawe. Urakoze mwana wanjye, urakoze. Mbere ya byose mbaje gushimira ubwitange bwawe, mbaje gushimira umurimo n'umurava ufite, kandi nkagushimira ko ukora umurimo utinuba. Ntabwo ari ibya buri wese, kandi ninkurata ntabwo ari uko ngira ngo wirate. Oya, ntuzirate kuko abo kukurata barahari. Ntuzagire n'umunsi n'umwe wumva ko ari ibyawe, ubikorera abandi.
kandi nawe abandi bagukorera ibindi udashobora gukora. Uwo murimo rero mwana wanjye ndabizi kuvunanye, ndabizi kuremereye, bikubwiye gutyo ko hari impamvu itumye mbikubwira. Impamvu itumye bikubwira urayizi, ndetse niba utayibuka nzayikugezaho, ariko mbaye ngushimiye kwitanga kwawe, kandi wanyemereye ko gahunda igikomeza, kuko n'ubundi urugamba ruracyari rwose. Ndagushimiye mwana wanjye, ndetse nkomeje kukwambika imbaraga n'ubutwari. Komeza ubutwari, komeza ubudacogora, komeza ndetse n'ubudahangarwa, maze mwana wanjye wambare imbaraga kugeza ushoje ikivi. Uhumure, ntabwo uruhira ubusa, uhumure ntabwo ukorera ubusa, uhumure ntabwo uri gukorera indashima, cyangwa se ntabwo ukora ibitazwi cyangwa ibyo batareba. Ababishinzwe barahari kandi barabizi. Komera mwana wanjye, urugamba uzarutsinde kandi uzarusohoze. Nutura ikivi uzagororerwa. Humura, turacyari kumwe, turacyakurinze kandi tuzakomeza kukurinda. Iterabwoba, amagambo ayo ari yo yose yaza ntazaguca intege. N'ibyo bavuga, n'ibyo bakora, urabizi ko urwo rugamba dusanzwe turi kurwanirira, ntihazagire ikigutera ubwoba. Komera, jya mbere, turi kumwe nawe. Urakoze mwana wanjye. Ngaho rero nyemerera nanjye nkubwire icyari kinzanye. Nicyo nakubwiye, nifuza ko tuganira kugira ngo umbwire abavandimwe. Mbere ya byose wongere ubanshimirire, wabwira uti Kristo Yesu akuzwe iteka ryose n'ahantu hose, ibihe byose no muri hose. Akuzwe iteka kandi akurizwe mu mitima yanyu nk'uko mumwemera mukanamukunda. Mubwire ko nawe abakunda. Kristo Yesu akuzwe bana banjye. Uyu mwanya rero nje kukubwira ko ijuru ryiteguye. Ijuru ryiteguye gutanga amabwiriza mashya ya kiliziya nshya. Ugomba kwakira ayo mabwiriza nk'uko Musa yagiye ahirengeye akajya kwakira amategeko mashya, ni nako uwo agomba kwitegura, kuko ndifuza ko aza bakamuha amabwiriza ya kiliziya nshya. Agomba kwitegura bidatinze, ategure uko bigomba kugenda. Ese niba papa cyangwa mama atari mu rugo, imirimo yo mu rugo irahagarara se? Iyo atari umwana mukuru, mama bahari cyangwa se umwe mu babyeyi akaba hasigaye. Iyo mama adahari, hari papa akaba agiye, agira uwo abishinga. Ubwo ibyo mvuga birumvikana. Ugomba kuza guhabwa amategeko niwe ndi kubwira. Isaha yo kuza kuyafata irageze. Niyitegure, niyitegure, niyitegure kugira ngo aze afate amategeko agenga kiliziya nshya, afate amabwiriza, kuko
icyo twasinyiye, icyo twiyemeje tugomba kugikora. Ntabwo dutinya mwene muntu, kuko ntabwo ibyo twakoze twabikoze nijoro, twabikoze ku manywa, tubikorera ahagaragara. Niyo mpamvu bigomba kujya ahagaragara, kugira ngo buri muntu wese amenye uruhande arimo, amenye icyo agomba kubaha. Umuryango utagira amategeko ntubura umuryango. Umuryango utagira gahunda ntuba ari umuryango. Ntabwo mpindura amategeko asanzwe y'Imana cyangwa se ya Kiliziya, ariko hari andi mabwiriza agomba guhabwa. Niyo mpamvu rero mu gihe muzaba mutamubona ntimuzabaririze. Ndavuga abatazabimenya cyangwa se abatazamubona uwo munsi cyangwa ejo bundi, mumenye ko ari kwakira ibyo agomba kwakira. Abandi mwese mwemeye kunkurikira, mugahara imibiri yanyu, mugashyira amavi hasi, akemera gukoboka kugira ngo ijuru n'isi bihure, ndabashimiye. Erega ijuru n'isi byarahuye. Guhaguruka ku ntebe kwa data ni ikindi kimenyetso mutari musobanukiwe. Iyo umuntu ahagurutse ku ntebe, hari icyo aba agiye kuvuga, cyangwa se icyo aba agiye gukora, cyangwa se ikimenyetso aba atanze cyo kwerekana ko hari ibyo yemeye, cyangwa se ko hari ibyo yumvise, hari n'ikiba gihindutse kuri we. Ese ubundi ko tubimenyereye mu Kinyarwanda, umubyeyi yahagurukaga ku ntebe yongera kwisubiraho atavuze? Ntabwo bishoboka ko yasubira ku ntebe atavuze. Mwibwira se ko data yahagurutse ku ntebe akongera kugaruka kwicara nta jambo avuze? Nababwiye ko hari amabwiriza yampaye, ambwira ko ngomba gukura Nebukadinezari mu nzira, kuko ntabwo ubwami bubiri bushobora kubangikana imbonankubone. Ntabwo ibyo bikunda. Nta bami babiri bashobora kwicara ku ntebe imwe. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu ugomba guhabwa amabwiriza azayahabwa hari n'ibiri gukorwa. Ubwo rero data yahagurutse ku ntebe kuko yabonye byari bikomeye. Ibyo mwumva mudashobora kubona, ibyo mutakeka, ibyo mutatekereza. Erega ntabwo data yahagurutswa n'ubusa, ndabisubiramo. Kandi ntabwo yapfa kwicara ntacyo avuze. Yabonye ko umurimo yagomba gukora yisubiyeho kubera amavi yanyu. Aravuga ati, uyu mwanya reka nongere nihangane, ko si ubwa mbere yihanganye. Ariko kandi uyihanganiye ni umunyarwanda. Aramwihanganiye inshuro ibaye iya kabiri, nihaba iya gatatu nta kindi kizakorwa, azakora ibyo agomba gukora. Rero bana banjye, mubyumve kandi mubisubiremo. Ngo kabiri mu rugo rw'umugabo hari icyo ushaka. Babwiye ko inshuro ya kabiri data ahaguruka akongera akicara. Bibaye ubwa gatatu ntabwo byakunda. Niyo mpamvu mbasabye ngo mwebwe mwese musenga, mwebwe mwese mwagize uruhare rwo kwigomwa kugira ngo twurure uburakari bwa data, ndabibashimiye.
ariko nk'uko yarahagurutse ntabwo ari ukuvuga ko iryo teramujinya ryarangiye. N'ubundi niba itera seseme ryarahagurutse ryarasibanganye kubera amasengesho yanyu, umubavu mwiza ukaganza umubavu mubi, impumuro ikaganza umunuko, ni ukuvuga ngo ariko hasigaye agateramujinya. Agatera seseme gacogoye, ariko agateramujinya karacyahari. Mahero we ntabwo aricara, ahubwo we ahisemo gufatanya na Gahini wamutoje. Imigambi iri kugirwa n'inama ziri gucurwa ntabwo ari byiza, nta nubwo ari nziza. Ni nayo mpamvu data ambwiye ngo nibafate umwanzuro kugira ngo amabwiriza agenga kiliziya nshya ajye ahagaragara. Ushaka kujyamo ahajye, utabishaka arorere. Wari ufite ikibyimba kizameneke, hari ikibyimba kimeneke. Niba bazagikanda bazagikanda, kandi nikibura ugikanda ubwo kizaba umuvogo nyine, nyir'ubwite azabigumana, azabyimenyera. Uzemera ko bakivura kizavurwa, uzemera ko kivurwa kizaba umuvogo. Kandi umuvogo iyo utinze ushobora no kubyara kanseri, kandi kanseri ipfa kuvurwa, ibyo murabizi. Rero bana banjye, ndi kubona induru, ndi kubona amahane, ndi kubona uduco, ndi kubona utugurupe, udutsinda, utundi tuntu tudasobanutse. Niyo mpamvu mvuze ko umwana wanjye agomba kuza agafata amabwiriza akajya ahagaragara. Abayakurikiza bakayakurikiza, abayemera bakayemera, abatayemera bakayareka, ariko dukeneye ko ibintu bisobanuka. Sobanura ibidasobanutse, kuko twakumenye mwami, ukadukura mu buretwa. Mana sobanura. Sobanura ibidasobanutse, kuko twakumenye Mana, ukadukura mu buretwa. Mana sobanura. Aje gusobanura ibidasobanutse, aje gukura bamwe na bamwe mu buretwa, aje gukura bamwe na bamwe mu mazi abira, aje gukura abandi ku mbeshyi. Abari bamenyereye za mbehe zimwe zigiye kubikwa. Abagiye kubikirwa imbehe ndabizi ko mutazihangana, ariko nimutanihangana muzamenye uwo murwana uwo ari we. Uwo mwibwira ko murwana nawe si we murwana nawe. Muramenye mutazikoreza umujinya, mutazashobora gucubya. Muramenye mutazikururiza uburakari bw'intare y'umuryango wa Yuda. Muramenye, muramenye, muramenye. Nihanganye kenshi, nihanganira byinshi, ariko muramenye. Imyivumbagatanyo ntimunayigira, muzayigirire mu byumba cyangwa mu masenga, hose birashoboka. Ariko nimunarakara, ubanza uburakari bushaka kurangira, amakare agashira atagize uwahitana.
nabasabaga rero ngo mugenze gake, mugenze gake nk'uko nanjye nabihanganiye, namwe mwihangane, kandi nta n'umwe kwanga. nta mwana w'ikirara yaragarutse, ise aramwakira, yongera kumugira umwana mu rugo, ndetse amwambika neza, amwitaho kuruta uko yari ameze bwa mbere. Ntabwo twanga abana baza, twanga bisubiraho. Icyo twifuza, ntabwo nifuza amahane, ntihazagire rero uyazana. Murabizi ko nanjye nshobora gutera amahane iyo byakomeye. Nubwo mwumvise ngo Pilato yaramfashe angira uko ashaka, uyu munsi none sinkibambwa, singikubitwa, ntibishoboka. Erega hari abadashobora kwihanganira urugamba bariho. Ese ubwo ninde warwanira, wagerara ijoro ataryamye adasinziriye, arimo kurwanira diplome yiga kugira ngo ayifate, yamara kuyifata mu ntoki ugashaka kuyimwambura gutyo? Ninde se muntu wamara kubyara umwana amaze kubona mu ntoki, hanyuma undi akaza kumubwira ngo mumpereze, ntabwo ari uwawe n'uwanjye? Wamutanga se? Kese utaramugiriye ku gise, kese utaramutwise y'amezi tuzi. Niyo mpamvu rero mvuze ngo sinshaka imvururu, sinshaka amahane, sinshaka intambara. Ariko n'uwabitekereza, hari intare y'umuryango wa Yuda itaryamirwa, ndetse iyo ntare itontomye, nkeka ntawe utakwigirayo. Niyo mpamvu nsaba ngo ntimuyikome mu kiryamo cyayo, aho yiryamiye iratuje. Rero abo mbwira muri kwiyumva, abo mbwira barumva. Nasabaga rero ngo ibi ndi kuvuga, buri muntu wese ajye yumva uruhande ahagazemo, yumva aho ahagaze, yumva ibimureba, yumva ibimugomba, amenye icyo akwiriye gukora. Ntawe nciye, nta n'uwo nirukanye, usibye buri wese uzahitamo, kuko amahitamo ni aya buri wese. Nta rwugi rufunze umuryango, buri wese ahitamo aho ahagarara. Imiryango yombi irakinguye. Kiliziya zombi zirahari. Hari ushaka kunangira ku bye, abifitiye uburenganzira. Hari ushaka kwimuka, afite uburenganzira, kuko nibirangira nzatwika ibihuru. Iyo umuntu ari kubaka akavugurura, yamaze kuzuza ibifite agaciro, babikuraho bigahinduka umwanda, bigatwikwa kugira ngo ibyubatse bijye ahagaragara, bisigare bihumeka. Niyo mpamvu mvuze ngo nyuma yo kubaka neza kiliziya nshya, ibisigaye bizaba ari umwanda, bizaba ari rya sakamburo rishaje, bigomba kuva mu nzira bikigirayo, kugira ngo bihe umwanya ibishyashya. Rero ndibwira ko aho ibyo mvuze byumvikana,
buri muntu wese amenye icyo ahitamo. Ntawe nirukanye, nta n'uwo mbwiye ngo nakora ibi cyangwa akore biriya. Buri wese ni amahitamo ye. Buri wese arafata icyumba kimukwiriye. Ntawe nshyiraho ikiziriko, nta n'uwo nshyiraho ishumi. Buri muntu wese ni uburenganzira bwe. Aracyafite umwanya wo guhitamo, ariko bitavuga ko aribyo bihe tuzahoramo. Hitamo imara ipfa. Akagaye ntanze wo guhitamo, ubwo buri wese azahitamo igikwiriye, ikizamunezeza. Nyuma yo guhitamo, nimara gusanga barangije guhitamo, ubwo nanjye nzahitamo aho mperera. Ariko jyewe ahanjye ndahari, kuko nabwiye ko nje kuvugurura kiliziya, nje kubaka kiliziya nshya, nje kubaka u Rwanda rushya, nje kubaka imitima mishya, Isirayeli nshya. Kandi ngendana n'ubishaka, nkagendana n'unshaka, kandi ukagenda aho nshaka, noti aho we ashaka, aho jyewe nshaka. Ntabwo ari umuntu unyobora, ahubwo ni jye uyobora umuntu. Kandi ubwisanzure nabahaye ubwigenge, mbona abantu barushaho kuba ibyigenge, ari nabyo ntashaka. Ibyo byigenge byatumye mwibagirwa, muba abanyamwanga aho byavuye wanze uwamuhaye inka. Mwaragiye murarengwa muribagirwa. Mwibagirwa uwabagabiye, mwibagirwa uwabahaye, mwibagirwa uwo mwasezeranye, kandi ngo imfura zisezeranye niho zihurira. Mwarabyibagiwe byose kubera ubwigenge burenze. Ntabwo rero nakwemera ko ibyo bisubira. Niyo mpamvu babwiye ko nje kuyobora jye nyir'ubwite. Ndaje nje gukora ibyo data yantumye, n'ibyo data yambwiye gukora. Ntimuzi umunsi, ntimuzi n'isaha, ariko ngomba kubikora, kuko niba amabwiriza ahageze, agomba kugira aho ahagarara, agomba kugira aho abikwa, agomba kugira n'aho abarizwa. Kandi navuze ko ntawe ukeza abami babiri. Niyo mpamvu rero ngomba kubahiriza gahunda ya data, kuko nawe nubwo yabwiye ko yicaye yasubiye mu cyicaro cye, ariko ntabwo aricara ngo atuze, ibyo yasabye ntari nabikora. Rero abo mufite imigambi yindi, nimusubize amerwe mu isaho, nimusubize inkota zanyu mu rwubati. Ni igihe cyo gufata amacumu tukayacuramo imihoro, tugafata impabuzo tukazicuramo amasuka. Ibyo rero ni igihe cyabyo. Uwibwira ko hari urugamba yashoza, urwo ntirukunda. Uwabitekerezaga asubize amerwe mu isaho, kuko agati kateretswe n'Imana
ntigahungabanywa n'umuyaga. Ibyo ba Pilato na ba Kayifa na ba Herode bavugaga byabaye rimwe rizima, kwari ukugira ngo ncungure mwene muntu. Namucunguye nta kiguzi atanze, ntanga ikiguzi cy'amaraso yanjye, ubuzima bwanjye kugira ngo bacungure mwese. Uyu mwanya ni igihe cyo gukiza umuntu, noti mwene muntu, umuntu. Ni ukuvuga ngo ubishaka, umuntu ubishaka, nta gahato karimo. Nacunguye buri wese, uwabishaka n'utarabishakaga, ariko noneho nje gukiza umuntu ubishaka, ntabwo agakiza ari agahato, n'ubishaka. Niyo mpamvu babwiye ngo ibyo ba Pilato bakoze ntibazongera kubikora ukundi. Ntawe uzongera kumfata ngo arankubita, ntawe uzafata ngo arampambira, ntawe uzafata ngo aramfunga, ntawe uzafata ngo arambamba, ntabwo bikunda. Ariyo mpamvu navuze ngo abari bafite imigambi musubize amerwe mu isaho. Kiliziya nshya n'ubuyobozi bushya nijye ubihagarariye. Abayobozi nijye ubashyiraho, ubuyobozi nijye ubushyiraho. Niba ari jye ubushyiraho rero, mukaba mushaka kurwana mu mpangare, ariko nabagira inama yo guceceka mu gatuza, ahubwo mugaca bugufi tugakomeza gahunda uko yari isanzwe. Mwari mukwiye kwibaza mutese ibitaragenze neza ni ibihe, ko twumvaga twarabitunganije, habuze iki? Ariko uwo mwayobotse yabateye kwirarika, muta umurongo, muta gahunda, mwica amasezerano, mujya mu byanyu, mukora ibidakorwa, mukora n'iby'indengakamere. Bababwira mukica igiti mukica isazi, ubavuze mutuwo ntakabeho, ntakahagarare aho twicaye mu nteko z'abananiranye. Izo nteko nizo nje gutekuza. Izo ntebe nje kuzihirika, zabaye ibyamamare, zabaye imitamenwa, zabaye imiturirwa, nje kuyihirika. Kandi ndayihirika ntawe mbajije, ndayihirika nta n'uwo mbwiye, ndayihirika jye nyir'ubwite. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Habwa ikuzo Mana y'Aburahamu, kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera yuko unkunda, none uyu munsi urabinyeretse. Imbaraga zose zandwanyaga waziribatiye i Gologota, ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta butware bigifite. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Simbisubiramo kuko nta n'umwe utazi Ikinyarwanda.
rero ndabasaba ngo buri muntu wese ufite amatwi arumva, uw'umuhanga araza guhitamo igikwiye, umuswa kandi naravuga ngo ibyo ni iterabwoba. Naravuze ndabisubiraho ngo ubuhanga bw'abahanga burarangiye n'ubwenge bw'abanyabwenge burashize, hasigaye ubuhanga bw'abari maso mu by'Imana. Ubuhanga bw'abari maso. Mpatse ibihugu ntabwo agishwa impaka, nta nubwo ashyirwaho agahato. Mpatse ibihugu nyine. Rwose watse ibihugu abantu byagenda bite? Ngaho ndabizi hari ba nyamwigerezaho. Ba nyamwigerezaho nimufata akanya kanyu ngo ntabwo mwagenda mutavuze. Ngaho nimuvuge ndetse munakore. Ntacyo bitwaye. Ariko agapfa kaburiwe ni impongo. Ndabivuga ntawe mbihisha, bivugiye ahagaragara cyangwa se bivugiye ahiherereye, ariko bijye ahabona. Ukeneye kubyumva byumve, uwo biri buze gukorogoshora kumva ntawe yakwikoraho agerageze, ariko numvaga atari cyaba icy'ingenzi. Umwana mwiza ni wa wundi wumva agaca bugufi akabaza icyo akwiriye gukora. Umeze nka rubebe rubabura birenge, umwe ujya kuba rubebe akamwana rubanda, aratangira ashakisha impamvu. Ba rubebe rubabura birenge, iyo ajya kuba rubebe yangana rubanda. Mutangire rero mushakisha impamvu, inyangane muzishake. Ubwo ndabizi amacakubiri aratangiye. Ubwo ndabizi uwari ufite uwo badahuje amubonye akanya. Ubwo ndabizi mugiye gutangira, ariko mutangire muzanarangiza icyo kivi. Muzagihagarikire hagati, uzagitangira azanakirangize, hanyuma tuzamenye uw'umuhanga uwo ari we. Mfite umujinya nubwo muri kubyumva, ndacyafite umujinya, ndacyafite uburakari. Uzifuza ko muvunderezaho azongera nkore mu jisho. N'ibya mbere ntibirarangira. Nimuzana ibya kabiri muzaba hari ibyo mushaka. Navuze ngo kabiri mu rugo rw'umugabo, ubwo hari icyo iba isobanuye. Simvuze byinshi, ariko mvuze byinshi n'ubundi. Icyo mvuze cyo ni uko buri muntu wese uwaba azi ubwenge yaca bugufi. Uwumva bitabishoboye akaba yumva atagomba guca bugufi, nta gahato gahari. Ariko icyo nzi cyo ni uko nzi ko ibintu bigomba gusobanuka, ukuri kukajya ahagaragara, ibintu bikava mu matamatama, kuko ntabwo ari ibya muntu ngo birarwanwa. Kiliziya na mbere se si y'umuntu. Uwayishinze ntabwo yapfuye, aracyahari. Ni nawe n'ubundi uvuguruye kiliziya ye, kandi uburenganzira bwe. Mwebwe ntimujya mwubaka amazu yanyu mukayubaka uko mushaka?
ntimuyavuguruye mushakiye, mushyiramo amarangi, mukuramo intebe zashaje mugashyiramo izindi, ndetse n'iyo mufitemo abapangayi murabimura buri munsi uko mushaka. iyo mutamushaka muvuga ngo vamo, ntabwo wujuje kondisiyo nshaka, ugashyiramo uwundi. inzu muzihindura uko mushaka, mugahindura amadizayini uko mubishaka. ese bumva ko ari jyewe uzahera mu bishaje? njye utagira amajyambere, igitamya kureba ngo numve ko hari ibidakwiriye, nijye utamenya kureba umurima wanjye ngo ndebe abakozi nkoresha. ese nijye mubyeyi ubyara abana simbakurikirane? uburere bw'abana banjye mbukurikirana umunsi ku munsi. iyo mbonye rero bamwe bafite uburere budahuye n'ibyo nifuza, budahuye n'indero nabahaye, aho mba mbigije ku ruhande nkabakosora. iyo banze gukosorwa, ubwo uko bigenda murakuzi. umunyeshuri iyo yanze kumva, ikigo kiramwirukana. ntangeje kubikora. ibyo musanzwe mubizi. guhindura ikigo cy'amashuri, guhindura inzu uko ushaka, ibyo ni uburenganzira bwa nyirayo. nanjye numva ari uburenganzira bwanjye. nta wundi rero, niba ari uburenganzira bwanjye, nkaba nshyizeho abakozi banjye, wo gushaka kuza kumvogera mu murimo wanjye no kuntegeka ibyo ndi bukore, waba ushaka kurengera. waba ushaka kurengera. waba ushaka kurengera no kurengera nyirayo. kurengera ashatse kuvuga ni ukumurenga ukajya hejuru ye, kumva ko wamurenze, ko wamusuzuguye, mbese muri make ari munsi y'itegeko ryawe cyangwa munsi y'ububasha bwawe. aho rero muramenye ntimuzarenze, ngo ni ugutambuka akarimbi, ntimuzarenze akarimbi. mfite uburenganzira gukora icyo nshaka mu byanjye. niba kandi hari uwo twaba twarashinganye kiliziya yanjye, tukayishyira naho umusingi, ahagarara ambwira ati ahangaha twakoze gutya, azi ahagarare anyibutse uko twabiganiriye n'uko twabitangiye, uko twafashe icyemezo n'uko twakirangije, abone amvuguruze. niba ntawe kandi, musabwe kwicara hasi mugaceceka, mugategereza amabwiriza mashya. niba kandi mwumva mutabishoboye, mufate izindi ngamba. ariko navuze ngo agapfa kaburiwe ni impongo. ibi mbivuze mpereye no mu Rwanda, n'ahandi hose nta gisigaye, ariko mpereye no mu Rwanda. ndabizi ko umunyarwanda ko ari ntavogerwa. ndabizi ko umunyarwanda ngo ari ntavuguruzwa. ndabizi ko umunyarwanda ngo ari indahangarwa. ndabizi ko umunyarwanda ngo ari indakorwaho, ngo ntajya akorwa mu jisho, ariko nta n'uwo nakoze mu jisho, kuko sinanabikora. niyo mpamvu nahereye mu byanjye, kandi nkanasaba ngo ufite uburenganzira bwose, uwumva yarakoze ku byanjye wese, ashyire hasi. uwamvogereye uwo ari we wese arekeraho. uwumva wese yaramvogereye arekeraho, asubize ibintu uko byari biri. mukingure aho mwakinze bitari ngombwa. murekure ibyo mwafashe bitari ibyanyu.
mukabifata atari ngombwa, cyangwa mugafunga abatari ngombwa. Ibyo byose mubirekure, mubifungure. Kuko nyirabyo si uburenganzira yabahaye, nta tegeko natanze. Niyo mpamvu mvuze ngo abo ba Nebukadinezari nubwo nabaha ububasha mukiha kurenza, murekeraho, nimurekeraho. Ibyanditswe ntibyarangiye, biracyakomeza. Ndavuze ngo nimurekeraho. Amasaha n'iminsi birahagije. Ububasha bwanyu bwaragaragaye, abo kubatinya barabatinye, n'abo kubaha barabubashye. Igisigaye rero nimurekeraho ngaho, nimurekeraho mufungure. Bitabaye ibyo ngibyo nzifungurira, ariko niza kwifungurira ndakeka ko uku kwafunze ndavuze rero ngo nimurekeraho, kuko n'ubundi izo mufunga ntimuzi niba zikiri izanyu, kandi iyo bibaye ngombwa dutanga imfunguzo, kandi nabyo birakunda. Ushaka kutazitanga ubishaka, ariko ukanazitanga. Rero niturekere aho ngaho, niturekere aho ngaho, niturekere aho ngaho. Nta ntambara nshaka, nta n'amahane nshaka. Ndi umwami w'amahoro. Ikinzanye ni urukundo, ubutabera n'amahoro. Niyo ngoma yanjye, nicyo kirangantego cyanjye, niyo iniforume ntanze, niyo iniforume nambika abanjye. Ushaka uwanjye azambara kuri uwo mwambaro. Niwambara urukundo, niwambara ubutabera, niwambara amahoro, ibi byose ntibizahaba by'amahane n'ibindi, nta macakubiri, ntaki. Iyo niyo ntego yanjye. Ni nayo mpamvu mvuga ko ntawe nifuza kuzimiza. Munkundiye mwese mwaba hamwe mukaba mu cyanya kimwe, nkongera nkabashyira mu gikumba kimwe, byanezeza kurushaho, kuko nicyo nifuza. Nifuza amahoro, nifuza ituze, kandi nifuza umutekano, nifuza ubutabera, nkifuza n'urukundo. Nimunyemerera rwose ibyo nibyo nifuza kwimika. Ngaho rero buri muntu wese nahitemo. Ndumva ntacyo ntavuze, buri wese ahitemo icyo ashaka, ariko sinshaka bagashoza ntambara, sinifuza bagashoza ntambara. Ibyo simbishaka. Nifuza abamahoro, kuko ariyo nanjye nifuza. Niyo ntanga, kuko niyo mfite. Mfite amahoro asendereye, ndetse ya yandi sidashobora kubambura iyo nayabahaye. Niyo mpamvu mvuga ko uwemeye kwakira amahoro muha, ntabwo isi yamwambura. Amahoro ntanga, abayakiriye ntabwo isi yayabambura. Ari nayo mpamvu
bivuze ngo sinshaka bagashoza ntambara. Ko washoza intambara utazashobora kurwana. Amahoro ntanga aba yakiriye asendereye nk'uruzi. Rero sinshaka amahane, nifuza amahoro kuri buri wese, kuri buri munyarwanda wese, kuko nkunda umunyarwanda kandi nkamukunda ntavanguye, ntarebye uwo uri we, haba igihagararo, haba ube mugufi cyangwa muremure, umukire cyangwa umukene, uwize cyangwa utarize, ube umuyobozi cyangwa utari we, buri wese ndamukunda. Byanezeza rero mwakira urukundo rwanjye, mukareka amahane, mukareka umwiryane, mukareka amacakubiri, mukareka amatiku, mukareka inzangano, mukareka guhora, mukareka n'inzangano zo mu mitima n'ubwicanyi bwa hato na hato, mukubahana, byanezeza, mukemera ubuyobozi mbaha, mukemera ituze riturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Ubundi se nimubyanga ku neza, kubizahaba ku nabi. Nimwanga ibyo byiza, muzabyanga mu nzira nziza, ariko kandi bizanahagera. Byaca mu nzira mbi, ariko bigomba kuhagera kandi bikaganza mu gihugu, kuko ni igihugu Imana yatweguriye, njyewe na mama. Data yakitweguriye, anyura mu bakozi be babishyiraho umukono. Ninde se uzatwirukana? Ntawe. Ubu ngubu ijuru ifite icyemezo ndakuka. Ntabwo tugenda twikandagira ko tuba tugiye iwacu, tugiye ahacu, tugiye mu bacu ndetse mu byacu. Iryo jambo mpisemo kurisorezaho kugira ngo mwumve ko ibyo mvuga atari byo nterura ngo mbizane mbibature hejuru. Ni umugambi wa kera na kare. Rero ngaho nimwemere muncire bugufi, duturane mu gihugu cyacu. Mwemere mbayobore ko ndi umwami wanyu. Ingoma isigayeho ni iyanjye, ubuyobozi busigaye ni ubwanjye, ubutegetsi busigaye ni ubwanjye, jyewe Kristo umwami n'umubyeyi wanjye, cyangwa se n'umwamikazi wanjye. Mubyemere ntimubyemere, ni uko biri. Mubishake ntimubishake, ni ibyo ngibyo. Niyo mpamvu mbabwira ko u Rwanda si igihugu ntira, nicyo nahawe. Ntabwo ari igihugu nze gukoroniza, ni igihugu nje kuyobora. Ntabwo nzanye ubukoroni, nzanye ubuyobozi. Niyo mpamvu rero nsaba ngo abo bishinzwe cyangwa se ababishinzwe, ibyo byabananiye kugeraho nibyo jyewe nzanye. Ibyo mutashoboye gukora nibyo nje gukora. Ibyo byabananiye kwimika nibyo nje kwimika. Kandi byabananiye kwimura nibyo nje kwimura, kugira ngo nimike ibigomba kwimikwa. Nta bindi nimika, ni ingoma y'amahoro, ni ingoma y'urukundo, ubutabera n'amahoro kuri buri wese, mu bwisanzure, mu bwumvikane no mu bwubahane. Buri wese agahagarara mu mwanya we, akumva ko awunezerewemo, ntawe basikamiye, ntawe barenganije, nta n'uwo barengeye ngo bange uyu nguyu. Iyo niyo ngoma igomba kwimikwa mu gihugu cy'u Rwanda, kikaba intangiriro y'amahanga yose, akarorero k'amahanga. Sinzi rero ugifite icyo kuburana. Ngibyo ibizi. Sinzi niba mwumva hari nyirabyo wundi ngo mumushinge cyangwa mumushinje.
sinzi niba hari uwumva yabishobora ngo maze tumubwire ngo bishyireho, usibye iby'ibinyoma. Ingoma y'ikinyoma iyo niyo izinzwe. Ingoma y'akarimi gusa niyo izinzwe. Akarimi katagira ibikorwa, iyo niyo tuzinze. Ingoma y'amacakubiri, ingoma y'amahane, ingoma y'ikinyoma, iyo niyo izinzwe. Hakazingurwa ingoma y'urukundo, ubutabera n'amahoro kuri buri wese, kuri buri munyarwanda wese, uwo ari we wese, mu rwego arimo no mu gace arimo. Buri wese akishyira akizana, akabyina, agasimbuka, akicara, akaryama, agatembera, bityo akumva ko yisanzuye. Ntawe umufata, ntawe umubaza ngo urava aho urajya he, ntawe umubaza ngo nta cyangombwa, ngo utuyeho uri mwene nde, witwaje iki. Ibyo ntabwo ari byo nkeneye kwimika. Niyo mpamvu rero bana banjye, ubutumwa nashaka kubaha ni ubwo ngubwo. Nagira ngo buri muntu wese ashire amatsiko, amashirakinyoma. Uwumva azabishobora, uwumva azabyemera, uwo turi kumwe. Uwumva atazabishobora yikuremo ake karenge, ariko ntashake kuvogera cyangwa se ngo avuruge ibitavurugika. Ngaho rero ndumva nabandekeye aho, ariko kandi turacyari kumwe. Mama afite ibyo kubabwira, ariko si uyu munsi. Kuko amasaha arakuze. Ngaho rero nimurote Imana, mugire amahoro aturuka ku Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ndetse no ku mubyeyi wacu Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, umubyeyi w'Imana. Nimuhorane amahoro igihe cyose, kandi amahoro aganze muri mwe, abe muri mwe, kandi asakare muri mwe n'abanyu bose. Ababifuriza amahoro barakayahorana iteka ryose. Amina. Imbere yawe birashoboka, imbaraga zose zangwanyaga waziribatiye igorogota, ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, kuko ibidashobokera abana b'abantu. Imbere yawe birashoboka, imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, kuko ibidashobokera abana b'abantu. Imbere yawe birashoboka. Muze mwese abemera ko Yesu ari ingabo yawe iturwanira, haba ku manywa haba mw'ijoro, tuvuge tuti shimwa Mukiza. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, kuko ibidashobokera abana b'abantu. Imbere yawe birashoboka, imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga
bashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka